Nongeye kwa ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Ni inkuru ibabaje cyane tugezeho muri aka kanya ivuga yuko mu karere ka Rubavu hafi y'ibitaro bya Gisenyi habereye impanuka ikomeye cyane y'ikamyo yajyaga mu mujyi wa Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda, icika feri igonga moto yari ihetse abantu bagera kuri 2 n'izindi modoka. Makuru avuga ko rero abo bantu 2 bari kuri moto harimo n'umupolisi, bose bahise bitaba Imana nkuko amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. N'impanuka rero ikomeye cyane nkuko byagiye binagarukwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko ibyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abantu benshi banabigarutseho ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko hakwiye kugira igikorwa kuko hariya ni ahantu hasanzwe habera impanuka nyinshi cyane. Hari uwagize ati turabashimiye, ati kuri amakuru meza mutugezaho, atariko kandi abakoresha umuhanda bakwiriye kurushaho kwitwararika kugira ngo bidakomeza gutwara ubuzima bw'abantu. Uwitwa Bimenya Yesu Esdras yagize ati leta nigira ikikora, ati hariya ahantu hamaze gusigara ubuzima bw'abantu benshi cyane. Undi yagize ati twihanganishije abafite ababo baburiye ubuzima muri impanuka. Undi yagize ati mu by'ukuri aha hantu muzahashyire ati runway track ramp, ati hari icyo byagabanya ati ku mpanuka zihabera. Undi ati RTD yakadufashije ati vuba nkuko ati babiteganyije ati kwimura uyu muhanda kuko rwose tumaze ati kuhaburira abantu benshi cyane, ati murakoze. Undi yagize ati aho hantu kuki hahora habera impanuka zidashira, ati ni ikihe kibazo gihari. Undi ati Nyagasani aguhe iruhuko ridashira, ashyiraho uriya mupolisi kazi w'u Rwanda waburiye ubuzima muri iriya mpanuka ikomeye cyane yabaye. Undi yagize ati ubuse motari yabayeho. Undi ati aha hantu ati hamaze gutwara ubuzima bwa benshi, ese nta kindi kintu cyakorwa ahangaha. Akaba rero ari byagiye bigarukwaho ni reaction y'abanyarwanda batandukanye basaba inzego zibishinzwe ko zagira icyo zikora kugira ngo hari ahantu mu by'ukuri hadakomeza kubera impanuka nyinshi cyane zikomeje gutwara abanyarwanda benshi cyane. N'uwagize ati ariko se ati giye kuva kera numvaga bavuga ko uriya muhanda uzimurwa ariko sinzi aho byahereye. Undi ati ati twebwe abaturage bo muri Ruhango district twihanganishije abo iyi mpanuka yagezeho, atavandimwe bacu muri Rubavu rwose bihangane cyane. Ni witwa Yaremye François, akaba rero ari byo yagiye agarukaho. Ni inkuru rero yababaje abantu benshi cyane, reka tubifurize kugira uko ridashira, hanyuma twihanganishe n'imiryango yabo kubwo kubura ubuzima bw'aba bavandimwe. Mu yandi makuru, Uganda n'u Rwanda biyemeje gufatanya mu guhangana na ADF ndetse na FDL. ni imitwe ibiri yombi, umwe urwanya leta ya Uganda undi ukarwanya leta y'u Rwanda. U Rwanda na Uganda byiyemeje gukomeza gutanga umusanzu mu gushakira umuti ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igice gicumbikiye imitwe ya ADF ndetse na FDL ibangamiye umutekano w'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Umutwe wa FDL ukaba umaze igihe utenkeke ku mutekano w'u Rwanda, aho washinzwe na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka wa 1994. U Rwanda na Uganda bikaba bikomeje kuzahura umubano wagize igihe uhungabana, uburyo u Rwanda rwashinjaga umuturanyi warwo mu majyaruguru ya Uganda guha urwaho ibikorwa by'abashaka guhirika ubutegetsi bwarwo barimo n'uyu mutwe wa FDL. Muri iki cyumweru nibwo u Rwanda na Uganda byasinye amasezerano aganisha ku kuzahura umubano byuzuye, ateganya ibiganiro mu nzego za politike bijyanye n'abinjira n'abasohoka, n'ubufatanye mu bijyanye n'ubutabera n'ibindi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta akaba yagaragaje icyizere ko ibi biganiro bizarushaho kuzamura umubano w'ibihugu byombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Jeje Odongo yavuze ko bishimishije kuko u Rwanda na Uganda ari ibihugu byombi bihuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse bigomba gufatanya mu gushaka ibisubizo ku bibazo bya Afurika. Yavuze ko ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo bigira ingaruka ku Rwanda na Uganda mu buryo busa, ku buryo bigomba no gufatanya gushaka umuti. Yakomeje agira ati ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo twembi tubigiraho ingaruka. ADF ibangamiye Uganda, ifite ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo. FDL ibangamiye u Rwanda, nayo ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiganza bibiri ati bikora ati birenze ikiganza kimwe. Ari nayo mpamvu rero navuze ko tugomba gukomeza gukorera hamwe kugira ngo hamwe n'akarere byabinyuze muri Afurika y'Uburasirazuba ati n'inama y'akarere k'ibiyaga bigari, ati dushobora kandi gutanga umusanzu wacu mu gushaka ibisubizo. Yavuze ko ibiganiro bemeranyije ati bizafasha mu kumva ikintu kimwe, ati mu gushaka ibisubizo ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Uretse kuba umutwe wa ADF ubangamiye Uganda, ku itariki ya 1 Ukwakira 2021 urwego rw'ubugenzacyaha rwemeje ko ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano hafashwe abantu 13 mu mezi ya Kanama
na Nzeri 2021 bakekwaho gukorana na ADF mu mugambi wo gutera ibisasu ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe hanafashwe kandi ibintu bitandukanye byagombaga kwifashishwa mu gukora ibisasu birimo imisumari, insinga, intambi, simukade ndetse n'ibindi. Ibyo bisasu byo ngo byagombaga guterwa muri Kigali City Tower no kuri station Inyabugogo, nubwo ngo imigambi y'ibanze yaje guhindurwa yari yo kwibasira abayobozi b'ingabo na polisi y'u Rwanda. Umugambi wabo ngo ari ukwihorera kubera ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda zikomeje guhanganamo n'iterabwoba mu ntara Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda ishyirahamwe ritagengwa na leta Akora Rwanda ryatanguje igikorwa cyo guhamagarira abantu guhitamwo ibifungurwa by'ikinyafrika nk'inzira iganisha ku vyerekeye uburyo bwo gufungura neza budatera indwara. Inkuru y'Idonido na Assumpta Kaboyi. Uyu muryango uvuga ko ubukangurambaga buzafasha abanyarwanda ndetse n'abanyafrika kwirinda indwara zitandura ziterwa n'imirire mibi. Ubukangurambaga watangije wise Mpisemo ibiryo nyafrika bugamije gusubiza agaciro n'umwimerere ibiryo abanyarwanda baryaga nuko babiteguraga. Ubu bukangurambaga bwatangijwe n'amahugurwa yahawe abanyamakuru basabwa kubigeza ku banyarwanda. Bwana Francisco Munyentwari ni umuyobozi wa Akora Rwanda. Bityo byose abanyarwanda baryaga ubona bigenda biva mu nzira, harimo inyampeke kuri abanyarwanda babitekaga bakagenda babyungiranyaho uburyo byumvikanya. Ni ukuvuga irimo ibinyabijumba, ibinyampeke, ibinyamboga bituzuyemo amavuta, bituzuyemo ibiriya biva hanze. Ko abanyarwanda babitekaga bakabiteka mu nkono imwe ikoze mu ibumba, ntabwo batera amasafuriya kuvuga ko kubishiririza no kubibabura. Mu nkono imwe bigenda bigira uburyohe, ibirura bikaza guhura n'ibitarura. Babanzaga ibitinda gushya nk'ibishyimbo, bakaza kugerekaho yenda imyumbati, noneho bakaza gushyiraho imboga. Munyentwari avuga ko ibiryo bituruka hanze muri iki gihe biba byahingishijwe amafumbire mvaruganda kandi bigashyirwamo imiti ituma bimara igihe kirekire bitangiritse. Munyentwari yasobanuye ko usanga cyane cyane abakiri bato aribo bahitamo kurya ibyiganjemo isukari ndetse n'amavuta menshi. Alphonse Barushimana, umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda, yumvikanishije ko indwara enye zitandura zibasiye abantu muri iki gihe ziterwa n'imirire itaboneye. Izo ndwara zitandura harimo indwara ya diabete, hari indwara z'umutima, hari indwara ziri chronique z'ibihaha ndetse hakaba n'indwara za kanseri. Izo ndwara rero zose uko ari enye zihuriye ku byongera ibyago byo kuzirwara, harimo kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, hari imirire itaboneye, hari gukoresha inzoga ndetse n'itabi. Rero iyo mirire itaboneye niyo dushobora kuvuga ko hari aho ihuriye no kongera ibyago byo kurwara izo ndwara. Nk'ubu ngubu ubushakashatsi bugaragaza ko 89% mu Rwanda batabasha byibura kurya imboga zisabwa kuba bakabaye barya. Umuryango Akora Rwanda uvuga ko kugira ngo ubukangurambaga batangije bugere ku ntego, abahinzi bakwiye kubigiramo uruhare. Ubutaka ariko kugunduka cyane biranaterwa n'uburyo tubuhinga bugomba guhinduka, kuko kubushyiramo amafumbire menshi mvaruganda nta n'agafumbire k'imborera bishyizemo biratuma deja busaza kurushaho. Tugomba rero kugana kuri gahunda y'ubuhinzi busigasira ubutaka, busigasira umutungo kamere n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ntabwo tugomba kwirukana dusimba, inzuki, ntabwo tugomba kurunda imiti yica udukoko mu butaka, kuko ejo bwa butaka ntabwo buzisubira ngo bugire imyunyu ya ngombwa. Izi mpuguke zigisha ibyo guhindura imirire zivuga ko bikwiye kugendana no guhindura imitekere. Ingero batanze nuko ibiryo byatekwaga mu nkono ya Kinyarwanda byagiraga umwimerere kuruta ibitekwa mu masafuriya. Gusa ababumba izo nkono bagaragaza ko zitakigira abaguzi. Bwana Riseruyende wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo n'umwe mu bakora umwuga w'ububumbyi. Impamvu turacyabumba rwose uretse ko bakeya niyo mpamvu nyine nta gaciro zigifite, ariko abazimenyereye ntabwo bakunze kuzireka, barazikoresha cyane cyane nk'udutoya. Muri two basigaye bakoresha naho inkono n'ibindi nta kintu zikimaze, ibindi twarabiretse. Ku wundi inkono zimwe zigereka imyumbati n'ibishyimbo kubera no mu nzara igihe twarabiretse n'utwungo two guteka imboga, ariko usanga nta kintu kitumariye rwose. Ibintu bimeze nabi, kubona ibumba no kurikoresha ni ibintu bitoroshye, kubona inkwi zo kotsa utwo twungo ni ibintu bitoroshye. N'isoko ryaremaga nk'abantu nka 30 wenda b'ababumbyi, ushobora gusanga harimo nk'ababumbyi 2-3. Urumva ko nyine ni ukubona ko ikintu kiba cyarataye agaciro, nabo bakageza nka nimugoroba zitarashira. Rimwe na rimwe bakazitahana, izindi
bakazimena ahubwo kubera umujinya n'iki byose. Akora u Rwanda igaragaza ko zimwe mu mpamvu z'ubu bukangurambaga zishingiye kuri raporo y'isi ya 2022 ku bibazo by'ibiribwa yavuze ko byibuze umuntu umwe muri 5 muri Afurika aryama ashonje kandi miliyoni 140 z'abanyafurika bakaba bafite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Imiryango Akora u Rwanda usaba abayobozi kwita kuri iki kibazo kuko kigira ingaruka zikomeye igihugu. Akora u Rwanda igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2020 kugeza muri 2025 leta y'u Rwanda yateganije miliyari zigera kuri 158 mu ngengo y'imari yo gukemura ikibazo cy'indwara zitandura. Umuryango Akora u Rwanda wateguye ubukangurambaga uvuga ko utizeye ko buzagerwaho vuba na vuba kubera impamvu zirimo iz'ubukene zituma abantu bagura ibyo babonye mu gihe aribyo bihendutse. Gusa nanone kwemeza ko utazatezuka kuri iyi ntego ko kera kabaye hazagira abazabwumva bikabagirira akamaro. Umuryango Akora usanzwe ukora ibikorwa by'ubuhinzi butangiza ubutaka kandi busigasira ibikorwa by'ibinyabuzima. Uyu muryango wavutse mu 1979. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Rwanda umucamanza wo mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yasubiye kubandanya urubanza Venant Rutunga aburanamwo n'ubushikirizamanza ibyaha bya genocide. Eric Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru. Bwana Edouard Burimwinyundo wemeza ko yari umuzamu mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi cya Izari Rubona nawe ari ku rutonde rw'abashinja Bwana Venant Rutunga ibyaha bya genocide yo mu 1994. Mu buhamya bwe asobanura ko Rutunga wayoboraga